ati ibintu bitanu utagomba gusangiza abandi bantu cyangwa utagomba kubwira abandi bantu, ibintu bitanu ugomba kugumana mu ibanga. Buriya ngo buri muntu wese ubona hano hanze afite ibibazo byinshi cyane cyangwa se ibibazo byarabarenze abantu bari hano hanze, ariko nubona ibyawe bimenyekanye cyangwa bigasakuza kurusha iby'abandi, bazasiga ibibazo byabo baze kuganira ku bibazo byawe. Nanone reka mbahe ikaze uyu munsi, ndagira ngo mbanze nshimire abantu bamaze gukora subscribe cyangwa se abantu batwereka ko turi kumwe umunsi ku wundi. Reka mbabwire ko tubashimira cyane, ikindi tugifite urugendo rurerure rwo kuba twagenda mu kuba twahindura ubuzima bwacu cyangwa tukaba twabuteza imbere bitewe n'ibintu tugenda dukora kuri iyi channel cyangwa se ubumenyi dukora kuri iyi channel. Buriya niba hari ikindi gitekerezo cyangwa se ikintu mbona cyubaka, kuko ibintu mba navuze hano ntabwo mba navuze ibintu byose, oya, hari n'ibindi bisigara. Ushobora kumva hari ikindi kintu tutavuze cyangwa tuba twasimbutse, ukaba wanyarukira muri comment ukaba wasangiza igitekerezo cyawe abandi badukurikiye, nabo bakaba bakungukiraho ubwenge cyangwa se bakaba bakungukiraho ubumenyi bitewe n'igitekerezo watanze gishobora kuba cyafasha abandi bantu. Amagambo dutangiranye uyu munsi, buriya ngo buri muntu wese ubona hano hanze cyangwa se buri muntu wese ubona agenda hano hanze afite ibibazo byinshi cyane, ariko ngo ibibazo byawe nibisakuza kurusha iby'abandi cyangwa se bikamenyekana kurusha iby'abandi, bazasiga ibibazo byabo baze kuganira ku bibazo byawe. Ni amagambo dutangiranye kuri ya YouTube channel. Dukomeze. Bimeze bite? Tugiye kureba ibintu bitanu, ariko harimo ibintu bitatu by'ingenzi ugomba kugira ibanga uko byagenda kose. Nimvuga ibanga, ni ryabanga ubutabitsa umuvandimwe cyangwa ryabanga ubutagomba kubitsa inshuti yawe uko mwamuri inshuti kose, uko mwaba muziranye kose, utagomba kubwira ubonetse wese. Ni ibintu bitanu, ariko tugiye kubinyuramo mu ncamake twiruka dukubita tubangura. Ibintu bitanu ugomba kugumana ku giti cyawe cyangwa se ugomba kumenya ku giti cyawe kubw'umutekano wawe. Ibintu bitanu ugomba kumenya kubw'umutekano wawe ukabigumana mu ibanga cyangwa se ukabigumisha ari ibanga kubw'umutekano wawe. Reka turebe ikintu cya mbere, ibintu nubigumisha mu ibanga. Iyo mvuze ibanga ni ikintu nyine buri muntu wese abazi cye ku giti cye, bizaguteza imbere. Icyo kintu nkubwiye, reka turebe ibyo bintu. Ikintu cya mbere ugomba kugumisha mu ibanga cyangwa se ugomba kugira ibanga uko byagenda kose, icyo byagusaba cyose. Ibanga ry'uburyo wateye imbere cyangwa se ibanga ry'uburyo wageze ku ntsinzi yawe cyangwa se ku iterambere ryawe. Ati ibyo ugomba kubigumana ku giti cyawe. Ibanga wakoresheje kugira ngo utere imbere cyangwa se ibanga wakoresheje kugira ngo utsinde ibintu byananiye abandi cyangwa se ibintu byawe wari warashyizeho ukavuga ati ibintu nimbigeraho nzaba narateye imbere. Ibanga wakoresheje ugomba kuryigumanira ku giti cyawe, nta muntu uba ugomba kubibwira. Ntabwo dusobanuye ko buriya utamotiva abandi bantu cyangwa se ngo ubensipire bitewe n'ibikorwa wakoze cyangwa se iterambere wagezeho, cyangwa ngo ube wabifashisha abandi bantu kugira ngo bibensipire bagire uko ubuzima bwabo babugenza cyangwa se babuhindura, kubisangiza abandi bantu ayo mabanga yawe. Ntabwo uba ugomba kubitangamo inama. Ibanga ry'uburyo wateye imbere ntabwo ari ikintu uba ugomba kugiramo inama undi muntu. Ni umunyabwenge Albert Einstein ubwe niko we yivugiye, yarivugiye ati ibanga ry'uburyo wateye imbere, ibanga ryatumye utera imbere, ni ikintu utakagombye kugiramo inama buri muntu wese. Ugenda umubwira ibanga ry'impamvu wateye imbere, uribwira buri muntu wese. Impamvu uyu munyabwenge yavuze ngo ntabwo ugomba kurisangiza uwo ubonye wese cyangwa se buri muntu wese ni iyihe? Hari impamvu buriya, kuko buriya ngo muri iyi si tubayemo ntabwo wamenya abantu bakoze muki, abantu barahindagurika. Mbese kugira ngo umenye umuntu ni mugari. Abantu barahindagurika, baradutungura, baratugambanira, ejo bundi ugasanga babaye inshuti zacu, ejo bundi ugasanga babaye abanzi bacu. Kuko nyine hari impamvu bakubwira ngo jya ukunda inshuti yawe ubizi ko ejo ishobora kuba umwanzi wawe. Nanone wanga umwanzi wawe uzi ko ejo bundi ashobora kuba inshuti yawe.
hano hanze muri isi turimo harimo abantu b'ingeri zose, harimo abantu b'ingeri zose bagiye batandukanye, ariko rero ngo ntago twamenya icyo abantu bakozemo. Impamvu utagomba gusangiza ibanga abantu bose ubonye ngo ugende ubasangiza ibanga ry'impamvu wateye imbere. Ariko ngo nanone nubwo abantu tutazi icyo bakozemo, turacyafite abantu beza nanone da wakwizera nta gushidikanya. Turacyafite abantu beza nubwo tutazi ngo umuntu ni mugari yagutungura isaha n'isaha, ariko nyine turacyafite abantu beza. Abantu beza baracyariho. Nanone buriya ngo biba byiza cyane iyo wigumaniye ibanga ryawe ry'uburyo wateye imbere utarisangije abandi bantu, ugakora ibintu byawe mu ibanga. Ati ibyo bintu bikugira umuntu wateye imbere cyangwa se iterambere ryawe ririhuta kurushaho. Ikindi bikugira umuntu wateye imbere kurusha abandi. Ibyo ni byiza byo kugumana ibanga ryawe ry'uburyo uri kugenda utera imbere cyangwa se uburyo uri kugenda ugera ku bintu. Ati ibyo ni byo byiza bikugira umuntu wateye imbere kurusha abandi. Icyo nicyo cyiza cya mbere cyo kubigira ibanga. Noneho reka turebe ikibi cyo kutabigira ibanga. Iyo ugiye ubwira abantu ibanga ryawe cyangwa se iyo udafunze umunwa wawe ukagenda ubwira abantu ibanga ryawe, uba umeze nka cya gisiga cy'urwara rurerure kimenya inda. Kuko uko urushaho kugenda ubwira abantu ibanga ryawe ry'uburyo wateye imbere, abantu bagerageza gukora ibintu bisa nk'ibyawe. Ariko iyo byanze, reka mbisubiremo, ariko iyo ibintu bashaka gukora cyangwa se ibintu bagiye gukora iyo bakwiganye ntibicemo cyangwa se ntibatere imbere nk'uko nawe wateye imbere, bagenda bakuvumira ku gahera bavuga ko utababwije ukuri, wababeshye. Bagenda bakuvuma bavuga ati buriya ngo yaratubeshye, twe ko twabikoze twe ntibigende nk'uko we byagenze, twe ko twabikoze tugakurikiza inzira yatubwiye ko twe tutabigezeho nk'uko we yabigezeho. Ati icyo nicyo kintu kibi cyo kugenda ubwira abantu ibanga ryawe ry'impamvu wateye imbere cyangwa se ibanga ryawe ryishe inyuma y'intsinzi wagezeho. Iyo ubibabwiye abantu bagerageza gukora ibintu nk'ibyawe bijya gusa n'ibyawe. Rero iyo byanze niwe baza bahindukiraho bavuga uburyo wababeshe, uburyo uri inshuti mbi, uburyo uri umuhemu, uburyo utabakunda, uburyo burya uri umugambanyi. Kutabigeraho kwabo bakabihindura urwitwazo rwo kuba bakurwanya. Rero ngo ntugasangize umuntu uwo ari we wese ibanga ryawe ry'uburyo wateye imbere cyangwa se wageze ku bintu runaka. Ugomba kubigumana. Dore impamvu utagomba gusangiza abantu ibibazo byawe. Ni icya kabiri. Buriya ngo iyo dusangira ibibazo byacu n'abandi bantu cyangwa tukabisangiza abandi bantu, bituma twumva turuhutse, tukumva umutwaro wari uturiho uragabanyutse mu mwanya wo kuba turi gukemura ibibazo. Kuko ngo uko ugenda ubwira abantu ibibazo byawe ntabwo bikemura ikibazo, ahubwo biracyongera. 70% by'abantu ugenda ubwira ibibazo byawe barabyishimira kumva ko ufite ibibazo, ndetse bishimira kumva ibyo bibazo byawe. 10% nibo bonyine babitaye ku bibazo byawe. Rero ngo ujye utekereza kabiri mbere yuko ujya kubwira umuntu ikibazo cyawe cyangwa se ujya kumusangiza ikibazo cyawe. Mubona ari wa muntu udashobora kuba yakemura ikibazo gihari cyangwa agufashe gukemura ikibazo cyawe gihari, ntukamubwira ikibazo cyawe. Wenda ushobora kumva uruhutse ariko ntabwo biba bikuyeho ikibazo gihari, ahubwo biba biri kongera ikibazo. Noneho hari n'abantu bishimira kukubona ufite ibyo bibazo nubwo utabizi, bakarenzaho. 10% bonyine niho baba babyitayeho mu bantu uri kugenda ubwira bose, abo uri kugenda uhura nabo bose ubwira ibibazo byawe. Ni 10% baba babyitayeho. Rero ngo ujye utekereza kabiri mbere yo gusangiza umuntu ibibazo byawe cyangwa se ubwira umuntu ibibazo byawe. Ikindi kintu kibi buriya, iyo ugenda usangiza abantu ibibazo byawe cyangwa usangira n'abantu ibibazo byawe, uba wahindutse nk'igikoresho abantu bagiye kugenda bifashisha batangira kuzimura cyangwa se batangira kuvuga amazimwe. Uba ubaye urwitwazo, uba ubaye igikoresho, abantu bakagenda bazimura inzira zose. Burya uzi ko kanaka afite ibibazo, burya kanaka ari ukumubona agenda ahagaze, burya yarashize, burya uzi ko kanaka yaburaye, burya uzi ko kanaka yafashe inguzanyo kuyishyura byamunaniye. Aho uzi ko ubuhindutse igikoresho cyo kugenda bazimura cyangwa se uhindutse igikoresho nyine cy'amazimwe abantu bagenda bifashisha bazimura hano hanze. Rero icara ubizi ko
abantu benshi batitaye ku bibazo byabo, kandi bamwe muri bo ko bibashimisha kumva ufite ibibazo. Dore ikintu cyiza wakora ukacyikorera ku giti cyawe cyakugirira akamaro. Shaka uburyo ukemura ibibazo byawe nta muntu bibwiye, utiteje abantu cyangwa wishyire hanze. Shaka uburyo ubikemura, kuko uko waba ubizera kose ibibazo byawe ugomba kubigumana mu ibanga. Nibidashoboka ibibazo byawe ubisangize muganga wawe, umuterapiste w'abantu babagira inama zo mu mutwe n'ibiki, cyangwa se ubisangize abantu nyine babugenewe, abantu b'inzobere muri byo, abantu b'inzobere mu kuba bakemura nk'ibibazo, cyase mu bajyanama babuhariwe babigenewe. Icya gatatu, ntugasangize inzozi zawe ngo uzisangize abantu cyangwa ugende uzibwira abantu. Ntukagende ubwira abantu inzozi zawe, ibintu ushaka kuzageraho, indoto zawe. Jya uzigumana ku giti cyawe, uzigumisha ari ibanga. Niba warashyizeho intego zawe, inzozi zawe mu buzima, byaba byiza cyane iyo ubigumanye ku giti cyawe. Iyo ugiye ubibwira abandi bantu, buriya hari ukuntu byafekta uburyo ibintu byawe byari kuzagenda. Abanyeshyari barahari, ako kantu kibuke. Ikindi, inzozi zawe ni izawe. Iyo ugiye uzibwira abandi bantu, utuma baguha ibitekerezo bihabanye n'intego zawe n'inzozi zawe. Ugasanga kuko buri muntu ngo ubona hano hanze aba afite ukuntu abonamo ibintu, aba afite ukuntu atekerezamo ibintu, n'uburyo aba yumva yabikoramo, n'uburyo aba yumva yabikemuramo, n'uburyo aba yumva we yabigororamo. Rero uko ugenda ubwira inzozi zawe umuntu, ukazibwira uwa kabiri, uwa gatatu, bizagera ku wa kane mu mutwe wumve intego zawe utangiye kuzihindura. Uvuga ati ariko se ko kanaka numvishe we ngo yabikora gutya, wabikora nka kanaka. Usange uko ugenda ubwira abantu intego zawe bigenda bihinduka ku buryo za ntego zawe ushiduka zarahindutse burundu, utagifite papasi nk'iyo wari ufite imbere. Kubera ko uko ugenda ubwira abantu intego zawe, niko birushaho kugenda bigabanya ubushobozi bw'umwimerere bw'intego zawe wari ufite, kuko buri muntu wese aba afite uburyo abonamo ibintu n'uburyo yifuza ko byakagenze. Ikindi, buriya uko uvuga agasongero, buriya twabifata nk'agasongero. Inzozi, intego ni agasongero k'ibintu ushaka kuzageraho, ukavuga ati ibi bintu nimbigeraho nzashima Imana, ikindi nzaba numva ko nyuzwe, ikindi nteye imbere mu buzima bwanjye. Rero ako gasongero biba bisa nkaho uri kugenda urangira abantu ahantu uri kugana. Biba bisa nkaho uri kugenda urangira abantu ahantu uri kugana. Buriya uzarebe iri kubwira abantu indoto zawe, inzozi zawe, harabifata nk'imikino, harabifata nk'urwenya, avuga ati ariko kano kagabo ko kiyemera, kano gasore ko numva kirarira ibira ibintu kare kuvuga ko kazabigeraho. Harabifata nk'inzenya, harabifata nk'imikino. Wenda wowe aho hantu uba ushobora kuba uri kuhabona umucyo, uri kuhabona ko hari iterambere, uri kuhabona ibintu bizima, mu gihe abandi bo bari kuhabona nabyo by'ubyibuka. Aho hantu uri kubona ibintu byiza, bo bashobore kuba bari kuhabona ibintu bibi. Rero intego zawe, inzozi zawe ugomba kuzigumana ku giti cyawe, ntabwo uba ugomba kuzisangiza abantu bagiye batandukanye. N'izawe ku giti cyawe uba ugomba kuzigumanira. Si ibyo gusa, buriya ngo abantu benshi ntabwo bakwemeranya nawe bitewe n'uburyo intego zawe uri kuzibonamo, cyangwa se wowe uburyo uzifata, uburyo uzihamo agaciro. Ntabwo mwabona ibintu kimwe. Izo ntego zawe zigumanire, ukomeze ugerageze kugeza iyi nzozi zawe zibaye impamo, indoto zawe zihindutse impamo. Apana kugenda uzisangiza buri muntu wese. Abantu ugiye kubwira izo ndoto zawe ntabwo mwakwemeranya, ntabwo mubona ibintu kimwe, ntabwo mwakwemeranya neza 100% kubwira ati ibi bintu ndabona bizacamo, nanjye ndi wowe nuko nakabikoze. Wapi. Icya kane, utagomba kubwira abantu cyangwa ushyire hanze abantu babimenye, abantu bashobora gukoresha bakurwanya. Amafaranga ukorera, inyungu mbese ukorera, uvana agashahara uhembwa, ni ikintu wakagumanye ku giti cyawe, cyangwa se wakagombye kugira ibanga. Umushahara uhembwa ugomba kuwugira ibanga.
gute rero? Imitungo ufite, umushahara uhembwa, ni ibintu wakagombye kugira ibanga abantu batakagombye kumenya, kuko uko ugenda ubwira abantu buri kimwe ku byerekeranye n'umushahara uhembwa, amafaranga umaze kugeza ibiki, uba uri kugenda ukurura urwango utazi, uba uri kurema abanzi utazi. Iyo uri kugenda ubwira abantu umushahara uhembwa, imitungo umaze kugwiza, ugenda uyiratarata hano hanze, uri kukurura abanzi, uri gukurura urwango, abantu bagatangira kukwanga. Azi kubona umuntu umukorana, cyangwa se niyo mwari muziranye ukabona ahembwa nk'ibihumbi, wenda senyisa n'urugero ni ibihumbi 500, ariko we yinjiza nk'uduhumbi 10, wowe ukaguma umuratira ngo ugiye ni man, ugiye mu cyumweru nkorera ibihumbi 500, we mu gihe mu cyumweru akorera wenda nk'ibihumbi 5. Ni gute atakugirira ishyari? Nta mutima mubi wundi bari bafitanye nawe, cyangwa se nta wundi mutima mubi, hari uko nyine kajemo akantu k'ishyari nyine, kuvuga ati iki gisenzi kiri kudukirana, uyu muginga yadukiranye kabaye, twe ntabwo tukiri mugenzi we. Abantu bahita batangira gutekereza, kubwira umuntu amafaranga uhembwa, gahita atangira kuvuga ati ewana ntabwo kiri mugenzi wanjye pe. Ikindi uko ugenda ubwira abantu agashahara uhembwa, uba uri gukurura ibintu bigiye bitandukanye bitari ngombwa. Icya mbere, iyo umuntu azi umushahara wawe, iyo mujyanye ahantu ni wowe ugura. Iyo umuntu azi ko umurusha umushahara, ugomba kugura uko byagenda kose, byaba byiza ukigumaniye. Ikindi kintu cya gatanu, wakigumaniye ku giti cyawe, utakagobye gusangiza abandi bantu, cyangwa se ugomba kugira ibanga. Ntugasangize ibibazo by'umuryango wawe, ugenda ubibwira abantu batarabo muri famiye yawe, batarabo mu muryango wawe. Ntukagende usangiza ibibazo byawe ubisakaza ahantu hose. Reka kuba cya gisiga cy'urwara rurerure kimenye inda. Impamvu utagomba gusangiza ibibazo byawe cyangwa se ibibazo by'umuryango wawe abantu bose ubonye, buriya ngo nta muryango udafite ibibazo, ariko bamwe bafite ibibazo bihambaye kurusha iby'abandi. Ibibazo biri mu muryango wawe ntabwo ari byo bibazo biri mu muryango w'inshuti yawe. Ikibazo mu muryango iwanyu mufite ntabwo ari cyo iwacu dufite. Rero uko ugenda ubwira abantu ibibazo by'umuryango wawe, ubwira ibibazo by'umuryango wawe, hari bamwe batangira kubifata nk'umurengwe, bakavuga ati gosha ubwo urahaza. Hari ababibona nk'umurengwe, bakavuga ati utwo tubazo uri kugenda uganya, twe wakubwira ibibazo dufite mu muryango wacu wakumirwa. Kuko ngo buri muryango wose ufite ikibazo cyawo cyihariye, kandi hari imiryango ifite ibibazo bihambaye byinshi, hakaba ari n'imiryango ifite ibibazo bike. Rero kugenda uvuga ibibazo by'umuryango wawe, uvuga uburyo bakoramo ibintu, uburyo bafatamo ibintu, hari igihe uba uri gushinyagurira uwo uri kubibwira, akavuga ati wowe uri mu miteto. Rero uba ugomba kubigumana ku giti cyawe. Nanone ukibuka ko ikibazo cyawe uba utagomba kugisangiza umuntu utari mu nshingano yo kuba yakemura icyo kibazo. Uri kumubwira icyo kibazo singa gufasha iki, ntabwo ari bugikemure, ntabwo ari bugire iki, ntabwo ari ngombwa kukimubwira. Impamvu atari ngombwa kukimubwira, icyo bacyita ikibazo cy'umuryango, cyangwa se babyita ibibazo by'umuryango. Umuryango handi wicara ugaterana ugiye gukemura ibibazo, ntabwo uba ugomba kugenda rero ubisangiza abandi bantu. Ibyo bibazo biba bigomba kuguma mu muryango, hagati y'abanyamuryango, abamembazi ba famiye, abanyamuryango. Nta rindi shyaka rindi rishamikiye hirya riba rigomba kuza ngo ryumve ibibazo byanyu cyangwa ryivange mu bibazo byanyu. Ibibazo by'umuryango, ibibazo bya famiye bigomba kuguma mu muryango. Ibyo ukabyibuka, ukareka kuba cya gisiga cy'urwara rurerure kimenye inda. Ibintu byanyu mureke kubishyira ku gasozi. Iyo nama bagiriye, mureke kwishyira ku gasozi. Nanone reka nsoreze kuri rya jambo natangiriyeho. Buriya ngo buri muryango ufite ibibazo bitandukanye kandi byihariye, ariko ibibazo byawe nibisakuza kurusha iby'abandi cyangwa bikamenyekana kurusha iby'abandi, bazasiga ibibazo byabo baze baganire ku bibazo byabo, babigeho impaka,
babiganireho koko babitangeho ibitekerezo basize ibyabo. Ako kantu kagumishe mu mutwe ko buri muryango wifitiye ibibazo byabo bitandukanye, ariko ibyawe nibisakuza cyangwa bikamenyekana kurusha iby'abandi, bazasiga ibyabo baze baganire ku bibazo byabo. Nibyo bintu bitanu ugomba kugumana ku giti cyawe, ugomba kugumisha mu ibanga, maze ukaguma muri wa muntu uri gutekereza neza ibintu byawe bitari ku gasozi. Ibintu byawe iyo biri ku gasozi buriya biranagorana kubana n'abantu. Ibintu byawe babizi byose biragorana. Mwirinde ibintu byanyu mubigumane ku giti cyanyu, mureke kuba cya gisiga cy'urwara rurerure kimenye inda. Ibibazo byanyu mubigumane, cyo kintu cya mbere. Ikindi, ibibazo bya famiye umenye ko ari ibya famiye bigomba kuguma mu muryango. Ikindi, inyungu yawe, amafaranga ukorera, ibyo ni ibyawe, ntabwo uba ugomba kugenda ubwira abantu, inshuti zawe zisangiza umushahara uhembwa cyangwa se imitungo utunze. Ibyo bikurura abanzi n'abanyeshyari. Inzozi zawe, intego zawe, abantu bose ntabwo babibona nk'uko uri kubibona. Hari igihe uba ufite intego wayibwira umuntu cyangwa se inzozi akavuga ati uri kurota kuko ni inzozi. Niyo waba uri kubibabwira kugira ngo babyizere ko bizaba impamo nk'uko ubibona, jya umenya ko utakwemeranya n'umuntu uwo ari we wese cyangwa se utakwemeranya n'abantu bose uko ubona ibintu bose ko babibona. Uburyo ufata ibintu siko babifatamo. Ibanga ry'iterambere ryawe cyangwa se ibanga wakoresheje kugira utere imbere, ibanga wakoresheje kugira ngo ibintu bigereho, jya uryigumanira ku giti cyawe, kuko buriya ngo ntabwo ari buri muntu wese uba ugomba kurimenya. Ntabwo ari buri muntu wese uba ugomba kurimenya, kuko iyo batarimenye iryo banga ryawe bituma utera imbere kurushaho. Ikindi, birinda kwa kubwira abantu ibanga ryawe nabo bakajya kurikoresha ngo barebe ko batera imbere nkawe, bituma nyine baguma ari inshuti zawe. Ikindi, bituma batumva ko wababeshye. Cyoko bintu wagezeho ugomba kumotiva abantu kugira ngo nabo nyine biteze imbere, ariko ntabwo uba ugomba kubabwira ryabanga iryo terambere ryose rishingiyeho. Oya, kuko bazagenda bakwigane. Nibyanga bifu muzagirana ntuzaba yikururiye, ibibazo muzagirana ntuzaba ubyikururiye. Nibyo bintu bitanu nagiraga ngo tuganireho. Bye bye, ciao ciao. Ni ku Nkoranya TV, kora subscribe, like, igitekerezo cyawe muri comment. Ntago ari ibi bitanu wakagumishije mu ibanga gusa, hari n'ibindi. Niba wumva hari ikindi gitekerezo ufite cy'ibintu twakagombye kugumisha mu ibanga, shyira muri comment ubundi twiteze imbere.